yayoboye urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Dore byinshi bazaga kuri Perezida Paul Kagame kuva avutse, gukurira mu buhungiro, kwinjira mu gisirikare, kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Tariki 23 mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1957 nibwo umwana w'umuhungu yavutse, avukira hafi y'umujyi wa Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu cyahoze ari komini ya Tambwe, yari imwe mu zari zigize perefegitura ya Gitarama. Yaravutse ari bucura mu muryango w'abana batandatu ba Deogratias Rutagambwa na Asteria Rutagambwa. Icyo gihe bahisemo kwita bamwita izina rya Paul Kagame, waruje ari umugisha ugwiriye u Rwanda. Se wa Paul Kagame Deogratias Rutagambwa akomoka mu muryango umwe n'umwami Mutara wa gatatu, gusa we yahisemo kwiberaho ubuzima busanzwe budashamikiye ku ngoma ya cyami. Ni mu gihe Asteria Rutagambwa nyina wa Paul Kagame we akomoka mu muryango w'umugabekazi wa nyuma u Rwanda rwagize mbere y'uko ingoma ya cyami cyura igihe. Ngira ngo umugabekazi mwese muramuzi, yitwaga Rosalia Gicanda. Ubwo ivanguraamoko ryibasiraga abo mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka w'1959, icyo gihe abatutsi baratotejwe cyane, maze abasaga 100,000 by'abatutsi bisanga mu bihugu by'abaturanyi bagiye kuba mu buhungiro. Icyo gihe umuryango wa Paul Kagame na uri mu miryango yatotejwe cyane muri icyo gihe, gusa bo ntago bahise bahungira hanze y'u Rwanda ako kanya, ahubwo bavuye mu Ruhango aho bari batuye bahungira mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'u Rwanda. Icyo gihe bahamaze imyaka 2 gusa. Nyuma y'uko mu Rwanda mu mwaka w'1960 habaye ubwicanyi bwiswe ngo revolution y'abahutu, noneho nyuma yaho urugomo rwakorerwaga abatutsi rugakomeza no kwiyongera, Paul Kagame n'umuryango we baje kuva aho bari barahungiye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'u Rwanda berekeza kuba mu gihugu cya Uganda, aho bagiye kuba mu nkambi ya Nshungerezi. Ubwo yari afite imyaka 5 gusa y'amavuko, ubwo ni mu mwaka w'1962 nibwo yaje guhura n'uwaje kuvamo inshuti ye magara ari we Gisa Fred Rwigema, bahurira mu Bugande n'ubundi mu buhungiro aho bombi bari barahungiye. Nyuma Paul Kagame yaje gutangira amashuri abanza ariga, aza no kuyasoza ari ufite amanota ya mbere mu karere, byatumye akomereza amasomo ye mu kigo cya Ntare, kimwe mu bigo byiza byari mu gihugu cya Uganda. Muri icyo kigo cya Ntare Paul Kagame yaragiye kwigamo, ni naho Perezida Museveni wa Uganda nawe yize amashuri ye. Paul Kagame agize imyaka 13, ubwo ni mu mwaka w'1970 yaje kugira ibyagapfusha se. Muri uwo mwaka apfishirijemo se, yaje no kuburana na mucuti we Gisa Fred Rwigema, ngo ibi ngibi byatumye amanota yageraga mu ishuri asubira inyuma. Yavuye mu kigo cya Ntare arangiriza amashuri yisumbuye mu kindi kigo cyo mu mujyi wa Kampala, ngo gusa ntiyagize amanota meza cyane nk'ayo yari asanzwe agira. Asoje amashuri yisumbuye icyo gihe yarafite nk'imyaka hagati 20 na 21, yaje kugaruka mu Rwanda, gusa kuko yarazi ko ari impunzi yarabizi ko bashobora kumuta muri yombi, ntabwo yaciye ku mupaka wa Uganda, ahubwo yaciye mu cyahoze ari Zaire aza mu Rwanda. Icyo gihe yaje no kugira amahirwe abasha no guhura n'abandi bo mu muryango we. Mu gihe gito amaze mu Rwanda icyo gihe yakoze ibishoboka byose, amenya tumwe mu duce two mu gihugu, amenya uko abantu babayeho, politike y'igihugu, anagira n'abantu bake bamenyana. Ibyo byaje kumufasha mu myaka myinshi yakurikiyeho. Paul Kagame yaje gusubira mu gihugu cy'Ubugande mu buhungiro, kubw'amahirwe yaje kongera guhura na mucuti we Gisa Fred Rwigema. Icyo gihe Rwigema yamubwiye ko mu gihe atarahari aho yari yaragiye yabashije kwihuza n'umutwe w'inyeshyamba za Yoweri Kaguta Museveni wari mu gihugu cya Tanzania. Icyo gihe Museveni n'umutwe we bakaba barashakaga guhirika Idi Amin wayoboraga Uganda. Nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'1979 Fred Rwigema yasubiye muri Tanzania gushyigikira Museveni mu ntambara bari bashyigikiwe muri ingabo za Tanzania cyane, ndetse n'abandi bagandi bari barahunze igihugu, maze batsinda Idi Amin bamuhirika ku butegetsi. Gutsindwa kwa Idi Amin byatumye Kagame n'abandi basore b'impunzi babifashijwemo na Fred Rwigema bihuza n'ingabo za Museveni wari wamaze kwinjizwa mu bagize guverinoma y'inzibacyuho. Icyo gihe Paul Kagame yahise ajya muri Tanzania, maze leta ya Tanzania yari ishyigikiye ubutegetsi bwa Uganda bushya, imuha imyitozo mu by'ubutasi. Mu mwaka w'1980 muri Uganda habaye amatora, maze uwitwa Milito Obote aba ari uyatsinda. Icyo gihe Museveni yanze kwemera ibyavuye mu matora, ndetse we nabo bari kumwe bahita begura muri guverinoma yari igiye kuyoborwa n'uwo witwa Obote. Icyo gihe bahise bisubirira mu ishyamba ngo bazabashe kugaruka bahita bahirika Obote wari watsinze amatora. Icyo gihe Paul Kagame na Gisa Fred Rwigema bahise biyunga kuri Museveni bajyana mu ishyamba, gusa bari bafite bo intego ebyiri. Icya mbere bari bagamije kurwanirira impunzi z'abanyarwanda zicwaga na Obote, gusa ariko bari banafite umugambi wo gushaka experience cyangwa ubunararibonye bwazabafasha gusubira mu gihugu cyabo bagatahukana n'izindi mpunzi bari barahunganye mu gihugu cya Uganda no mu bindi bihugu byari bikikiye u Rwanda. Mu mwaka w'1986 ingabo 14,000 zarimo abanyarwanda 500 zafashe umujyi wa Uganda, maze Museveni ahita aba perezida w'igihugu cya Uganda, maze ahita anagira Paul Kagame ndetse na Gisa Fred Rwigema abasirikare bakomeye mu gisirikare cya Uganda. Paul Kagame icyo gihe yarakuriye ibiro by'ubutasi. Mu mwaka w'1989 Perezida Habyarimana yayoboraga u Rwanda, ndetse na bamwe mu basirikare b'igisirikare cya Uganda bashinjije Perezida Museveni guha impunzi imyanya ikomeye mu gisirikare cya Uganda.
Ibyo byatumye Museveni akura Paul Kagame ndetse na Fred Rwigema ku myanya bariho, gusa bakomeza kuba inkoramutima ze. Paul Kagame ndetse na Fred Rwigema bamaze gukurwa ku myanya bariho mu gisirikare cya Uganda, byatumye bakaza umurego wo gushaka uburyo bazabohora u Rwanda, baza kwinjira muri RPF yari maze igihe ishinzwe, ndetse Fred Rwigema amazemo igihe gito ahita atangira kuyiyobora, maze bakomeza ibikorwa byo gutegura intambara yo kubohora u Rwanda. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 ingabo zirenga 2000 za RPF zari ziyobowe na Fred Rwigema zinjiye Kagitumba mu mirometero 60 uvuye Gabiro. Gusa icyo gihe Paul Kagame ni yari ahari, yari mu masomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyago rero byaziye izi ngabo za RPF ku munsi wa gatatu w'igitero, ubwo uwari ubayoboye Fred Rwigema yaraswaga, byatumye bashoberwa bibaza ukuntu bagiye gukomeza urugamba, nyamara ubayoboye yarashwe. Mu kiganiro Paul Kagame yigeze kugirana n'ikinyamakuru Financial Times, yasobanuye inzira y'urugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse avuga ingorane bahuye nazo muri urwo rugamba. Yanavuze ku kuntu urugamba rujya gutangira mu mwaka w'1990 yafashe icyemezo cyo kuva mu kigo cya gisirikare yarimo i Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abakomanda b'icyo kigo bikabagora kumwumva. Perezida Paul Kagame kandi yanasobanuye ko Fred Rwigema ubwo yari amaze kwicwa yagarutse yumva atazahazahera, ngo kandi bamwe mu basirikare bakomeye yahasanze batangiye kumubwira ko ibyiza basubira muri Uganda, bagasaba Perezida Museveni ko bakongera kwibera muri Uganda nk'impunzi. Ubwo amahitamo yari abaye abiri: kwemera kongera kuba impunzi bagasubira muri Uganda bakibera impunzi, cyangwa se bagakomeza kurwana urugamba nubwo rutari rworoshye. Icyo gihe abenshi mu basirikare bemeye gushikama bararwana urugamba, ngo kuko bari barikwemo ibitekerezo byo gusubira inyuma muri Uganda nk'ingabo zatsinzwe, ngo bongere basabe guhabwa umwanya nk'impunzi. Ubwo Kagame Paul rero yagarukaga kuyobora urugamba, yasanze ingabo zaratatanye ku buryo ngo wari hasigaye abatarenga 2,000, ngo ariko yarabahuje barisuganya banasaba ubufasha mu mpunzi z'abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye. Maze mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1991 Paul Kagame n'ingabo ze bongera gutera u Rwanda banyuze mu majyaruguru. Icyo gihe babikoze batunguranye kuko bari barabanje kwisuganyiriza mu birunga. Intambara yarakomeje kugera naho hatangira imishyikirano y'amahoro yaberaga i Arusha muri Tanzania. Icyo gihe ari nabwo abatutsi mu Rwanda batangiye kwicwa cyane, ari nabwo ibinyamakuru mu Rwanda bya Kangura bya RTL byatangiye gushishikariza abahutu kwica abatutsi cyane babishyira ku rundi rwego. Ibyo byarakomeje kugeza ubwo indege ya Habyarimana hanurwaga mu mwaka w'1994 amasezerano y'amahoro yo gucyura impunzi atarashyirwa mu bikorwa, ari nabwo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yari imaze igihe kinini itegurwa, yahise itangira gushyirwa mu bikorwa. Icyo gihe rero General Major Paul Kagame n'ingabo yari ayoboye bahise batangira urugamba rwo guhagarika jenoside yari irimo irakorerwa abatutsi, rwaje gusozwa mu kwezi kwa 7 mu mwaka w'1994. Urwo rugamba rusozwa itwaye abarenga miliyoni mu gihe kingana n'iminsi 100 gusa. Ikindi kintu mwamenye nuko Paul Kagame yashakanye na Jeannette Kagame tariki 10 mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1989, bakaba bafitanye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, ndetse n'abuzukuru 2. Perezida Paul Kagame kandi ni perezida wa gatandatu mu baperezida bayoboye u Rwanda, akaba ayobora iki gihugu guhera tariki 24 mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2000, ubwo duhereye n'igihe yayoboraga inzibacyuho. Uyu munsi rero nyakubahwa Perezida Paul Kagame yujuje imyaka 68 y'amavuko, ndagira ngo tumwifurize isabukuru nziza twese hamwe.